Muraho neza? Yego. Amazina yanjye nitwa Kamali. Uzi neza ko uza muri Vuba Limited? Nje musobanurire bya Vuba Limited. Iyi company rero, Vuba Limited, ni company yizewe utanga amafaranga 100,000 mu cyumweru kimwe. Ukaba umaze kunguka 500. 100,000 cyane rwose. N'ubuzima burashobokara kandi birizewe pe. Mu cyumweru kimwe 500. Mu cyumweru kimwe. Cyumweru kimwe. Yego. Kamali mbaye mukire. Baye Kamali. Ahubwo ikindi kintu utaruzi. Izanye umukiriya umwe. Ari wo muzanye. Ku mafaranga ari butange. Yego. Tuguha 30%. Urumva rero yuko iyo uzanye benshi ari inyungu yawe. 30%. Yego. 30% nabwo ari yangahe? Kuri 30. 30. Kamali ko numva mbaye umuherwe. Ugomba rero gushaka ukuntu bose ubazana. Bose ndahita mbamariramo. Bafoyi biba Liliane happy ugomba kubazana. Cyane. Ahubwo mbaye umukire. Ugenda ushaka uburyo bw'umusha neza ubabwire nyine ko ari company yizewe. 500. Nzafata ngahe? Baye umuherwe. Ni menshi. Ahubwo se ko nyafite kuri telefone nyaboherereze. Oya nta cyose katubwiye ntuza. Urabizi nawe kugendana amafaranga mu mufuka muri no misi bahita bayakwiba. Reba hano kuri business card urabona nimero zacu. Bitashiraho. Ko nyamara muri seriye. Muri seriye cyane. Muri seriye cyane. Bara bose ndabazana ndabamara amahana. Ahubwo ndahita ngo SMS nyine yuko amafaranga twabonye. Muranyandika muri system. Tubona muri system. Okay. Urabona se dute business card turizewe cyane. Vuba Limited. Suko zitera imbere vuba Limited. Itera imbere vuba. Okay. Kamali mbaye mukire. Ugomba kubazana bari abandi. Yaje ariko. Yaje. Kamali muri SMS. Ndayibonye. Yego. Five. Mr. Kamali. Meze gute? Meze neza. Ndabona usigaye byibushye. Nikorosi igikabyo nzaniye mana yanjye. Kuduka. Ndebora roho. Igikabyo cyabaye cyinshi byageze gute? Ibintu by'igikabyo ariko. Nabonye diro. Ariko Kamali tuziranye. Iyo diro ubumbwira ni iki ariko? Wowe ndagira ngo mubwire nabonye diro. Iyo diro se ni bwoko cyo nzariye hanga? Diro agafaranga. Ariko Mr. Kamali ko tuziranye koko. Umushomeri ngiye Kamali nizi. Akakanya. Ushizemo ntago bari sawa. Bari kabe. Ese ndabeshya. Ubushomeri ubushizemo akabari kabe. Kamali turaziranye na amafaranga ugira. Ndi Kamali ndagutemanga cyangwa nawe ushaka kumbira nk'abashomeri b'iminsi. Babatubuzi. Kugira ngo abantu bose babyumve. Akose none mbere mutubuzi nabyifata mone. Okay. Ndabona nta gahunda ufite. None ndigendeye. Urumva? Ndigendeye. Ngaho mbwira. Oya nta na gahunda ubu. Oya ngaho mbwira umushinga basi numve. Ase ubundi batangiza ngahe umushinga uherereye? Umushinga ni vuba. Tutera imbere. Uri tayari? Ufite gahunda? Ngira nyine. Ibihumbi byawe 100. Mu minsi icyumweru kimwe cyonyine. 500. Kubaka inzu Nyarutarama. Uri tayari? Nyarutarama witeguye kuba ufite inzu? Njyewe mbwira mapu numve nyine. Umva rero ukuntu bimeze. Wowe ugiye kugenda umpereza amafaranga. Nabonye ahantu tujyana amafaranga gutya. Mu cyumweru kimwe 100,000 bibyara 500. Uravugisha kuri? 500. Tugereyo. Tubaye baki. Liliane. Amakuru. Meze neza. Amabiti. Reka ngire nkeke ko neza. Amako twaburanye se. Twaraburanye.
Kamali umeze neza nyuma y'imyaka myinshi Umva sirobahe ndi mu bintu byinshi cyane wabonye akazi umva ahubwo ibintu nje kukubwira bisa nk'ibyo neza kuma akazi shaka manu kuri ni wewe nshuti yanjye pe urumva ukuntu ibintu bimeze nabonye umushinga uba limited cyane ni ukuvuga ngo asore uri tayari ubirimo Kamali kuzi ko ndi umushomeri koko bambwira uwo mushinga ubundi wabonye Kamali nyine niho ngiye kubera Kamali urumva Kamali kana sigaye asa neza shane kana Kamali nkabikeka nkavuga Kamali asigaye aba Kamali ubwo twihutisha urumva ubwire kuko mbadi kwihuta kuko badi kubwira n'abantu benshi cyane urumva nyamana none sabo bantu benshi ujye umperaho abo bantu benshi Kamali ubwo sukuta Kamali sugiye niyo mpamvu nakubwiye ngo naje nje kukureba uje kundeba yego ibintu by'akazi rwose Kamali uvuga ngo ufite business hariya urumva bayita vuba limited ni ukuvuga ngo wowe ufata amafaranga 1,100 yose uko yakabaye ukayatereka ukayabahereza mu cyumweru kimwe umva sahanura mu cyumweru kimwe 500 bifite ahubwo uzanagura na fanta icyumweru kimwe 500 icyumweru kimwe ko Kama uri tayari ko nari nkwize no Kama uwinje mu batubuzi Kama akoririya kunzi umwana wo kwa pasteur Kamali yego oya yenda ntuwanyizera kuko ndo umushomeri sibyo ariko mborero byizere rimwe ryonyine Korata nakwizera kuko niko rusigaye usa neza Kamali ako wonye ushaka nsigaye namba n'ibihumbi 100 bashaka 100 byonyine uriya mukecuru rero naho namuhera ngo mu 100 ahubwo mfite amafaranga ngiye kwishyura baba rumuna banje subazi ko igihembwe nibwo gitangira mfite 400 ubwenge ahubwo umva kuntu binamemeza nta kuntu ndayashyiramo da ariko Kamali kankubwiye ni minervari y'abana Kamali 1,100 mfite 100 ariko yose ntabwo nayashyiramo ndabishyurira igice ndashyiramo basi 200 ariko Kamali kankubwira ni minervari kuko ufite miliyoni ahubwo wowe miliyoni yose umva Kamali geni mubwizewe Kamali turi inshuti ariko nibundi niwe wumva nkeneye mu buzima bwanjye wo gutuma wowe tugenda ahubwo tugire tugende pe araho neza niko umeze neza rero amakuru ni meza ni amahoro rwose amahoro turashimira Imana urabona ko natangiye kubyibura ndabibona cyane ngiye gufata amafaranga ari cyane rwose rero uyu nguyu namwita Liliane ngaha aho amafaranga akorerwa muri vuba limited yego yasuzanye n'umukire umuntu abona faranga kugaragara kasa n'amafaranga turasa neza cyane yego iki nanjye nifuza kuba nkawe cyane rwose ntabwo ari kera ni vuba nawe rero ntugire ubabwire ariko rwose ikintu cyari kinzanye Kamali yansobanuriye ibintu byose yambwiye ko muri vuba limited rwose k'amafaranga Kamali ni inshuti yanjye ntabwo ajya mwisha rwose ahantu hari amahirwe nk'ayo niyo mpamvu twari tuvuganye ndavuga ati nubwo nangiye kwishyura rwose abana bacu minervari kanzaneho mbishyurira igice ajyane yashore nawe unabaretse rega reka buriya niko n'abakire bakora niko abakire bakora sarye nibambwiye ko yafite kuri telefone ari wose nta kibazo rwose kuri fone rwose ya nimero naguhaye nta kibazo bayimpaye nuko nayivuze kamanze mwegerere da ntabwo muri iki gihe rwose nuko baba muri inshuti ndabikwihera nkamenya ko nyakoherereje ariko hano harizewe arya turayashyira he kuri ya nimero naguhaye yawe ya nimero niyo ngiyo rwose iherwa na 5 niyo ngiye kubona niyo rwose nari nanditseho n'izina nuko nema ngiye Kamali ati ntabwo we nta kibazo pe hano harizewe uhereza wowe muraho neza yiriwe neza yego makuru yego ni amahoro rwose rwose Kamali naje makuru ibizi ni meza cyane urabona ko ndi kumwenyura nk'umuntu uje gufata amafaranga rwose niho Kamali yarya yego tarafite abantu benshi urane nakwibagiwe
bibaho cyane. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Umva ndashimishije rwose. Kandi rwose. Harahari icyumweru kirarangiye. Cyane niyo mpamvu nanjye nari ndi gutageta mvuga ni icyumweru. Nawe nzi kutacirwa. Ahubwo kirareba gaya. Naya ngaya 500. Ahubwo arareba. Sikamu utabeshya. Ari uyanyungira abandi wazanye mu tukijana. Nagiye nongera. Aba nagiye mpamaga. Araho ngona. Kamali mbaye umukire. Aruzwe. Kuzi ko muri abantu b'abanyakuri. Oya amafaranga yose nayanjye. Nayawe pe. Ariko Kamali ahubwo nayo igitekerezo. Ndayumva cyane. Ayo ngayo wazanye. Wakongera ukayashora. None ikindi gihe miliyoni 10 zose nkayashora. Ayo mafaranga nkayingira nkayashora. Cyane mu cyumweru kimwe miliyoni 10. Gende kumbura ibyo bibyiza. Nkongera nkayashora. Bikabyara miliyoni 10. Sibyo byiza? Urumva? No kuri yaze nta kibazo. Twe turizeye urabizi. Sinari njye guhaye. Apfuye cyane rwose bura ikindi cyumweru miliyoni 10. Miliyoni 10. Miliyoni 10. Nirwagura muri kibanza. Ariko kuko muri abantu b'abanyakuri nta kibazo. Twe turi abanyakuri rega. Ahubwo nyine no kugenda tena nyuma y'icyumweru ukongera ukagaruka. Nkongera nkagaruka. Okay, nta kibazo. Oya ndabizi muri abantu b'abanyakuri. Sawa rakoze. Happy Jaras. Meze bite umusaza? Amahoro. Ako pressure zirakwishe. Ako kantu wikavuga. Muyango hariye neza nago bisaba kuba wirwa bisiga rwose. Harimo umpenyereze nk'umushoferi. Amafaranga uri kuyakura. Ugomba gusa neza. Ko twe dukora dore bundi muri pause kuva mu gitondo nyuma nimugoroba. Amafaranga twayabuze mwe muyakura. Urumva? Urebye nabyo nanje no kukurebera. Rangiye ndi kugenda mbwira abantu babwira ni muze mbereka ahantu amafaranga ari isoko y'amafaranga nanjye nkeneye gukira vuba. Amafaranga ndakubwiye ngafite ahantu abarizwa. Ibintu byo kuzajya mwirwa mwica. Kamali kusana amafaranga. Kamali urumva? Wite ndamagambo nje mbwira menya ahantu nkura amafaranga. Urumva? Mfite ahantu ufata ibihumbi 100 byonyine ukarijyana yego wamara kurijyana mu cyumweru kimwe yego 500 ibihumbi 500 kare none si 500 gusa iyo ushoye gore 200 wafata ngahe ubwo ni miliyoni iyo ushyizemo 500 usezera ndasezeye boss ndamwandikira letere ufite urupapuro nje mfite miliyoni ndahishyiramo rimwe menye ngo ndayejeje mbonesha urangura n'inzu wowe nakombesheje none se niba miliyoni yego mu cyumweru kimwe miliyoni 5 yakize byarangiye nanjye ndayisonata ndayimanura urakize iyi Kigali ndakize iwacu ngiye guturanya Rutarami iwacu kuko uri muri pause yego we yansunikiriho bite ngenda kuri telefone yawe cyane mwizere kama nyizera twararera umbera umuteka mitwe dereje muri nari binagiyemo bambangiye 500 n'ubundi byo ngibyo nabo ariko ntacyo homba ni homboka reka tujyande unyereka aho hantu unyereka aho hantu shiremo miliyoni ako ndashyira 900 kugira ngo tuze gusagura tujye n'akantu tunywa ni wowe wanjye gushaka unteye kurira ahubwo tugende dore nawe bamwita Jeras ndagenda mbazana neza neza ibi bintu ntabwo nagira amahirwe ngo nyahishe n'abandi n'inshuti zanjye. Buriya rero twaje mfite amakenga yansobanuriye Kamali yansobanuriye ko ntaje mfite amakenga yuko mboneye umukobwa mwiza nk'uyu
ntabwo bigaragara nk'utubuzi pe ko nawe n'abakobwa beza oya n'uwaba ninde wazana umukobwa mwiza gutya akabura amafaranga oya ntabwo avamo reka rwose ahubwo reka turase ku ngingo y'icyatuzanye yambwiye ngo utanze 100 hano muri vuba vuba ngo 500 nyuma y'icyumweru ibyo bintu ni ukuri cyane ukubeshya ubaze nawe ndabize ejo bundi hayeberwa ukuntu ari gutemba itoto nk'abana batoya nuko ngiye gufata amafaranga ejo bundi ndabafasha amafaranga reka noneho nshimaka ngenda shyiramo 900 900 ngo aramangahe ubwo ni ukwifashisha ahantu uzamubase ikambarira pe ariko banza umbwire nimero kiro y'amafaranga kugira ngo bigende neza twe gutinda mu mayije ariko ndumva yari yanayimpaye urumva natanga amakuru y'igice Kamali okamba muruzi Kamali ibintu yankoze areka nkubwize ukuri buri wese agira umuruho ariko ngewe mfite Kamali mushobora kambanze mubwire agahinda kanjye wumve ubwo ndeba ko dufite 200 ngahe kuri koni umutwara nabyo azi intirwa n'agasani y'umugabo ngo ni Kamali araza ambwira buryo ki agiye kuneza imenanye ndasamati turakize yaba we Kamali wamunzaniranya kwicwa n'umuruho ceceka nkubwire naguzi none hongera sadara ni nkweto gutembwira ngo bireke we yakubeshye ngo ukira yandendesha kuvuga ngo nanye mvuge yakubeshye ngo iki buriya umufashe nawe muri nkaho umuruho wawe nyabuna kagasore gusa Iwe yakoze ibiki we yakore ibiki Kamali ibintu Kamali ankuye mu rugo Kamali akabiga sakana keza ubu mama ntago tukivugana aradusengeye abana Minervari narayifashe ngo njye abana biwacu babakuye mu ishuri baricaye mama yambwiye mu gihe utari wabona ayo mafaranga ngo uyazana abana banjye basubire ku ishuri ubwo nani ntuzagere mu ndajye Tanzania tugenda uburozi buhura Kamali ndabushaka ucyamuye Kamali yanjye ngo turabe Kamali cyangwa Kamali Kamali Minervari y'abana Kamali kukano waka recording ndakaguka okay Gisle batayari man dutangiye kuvuga uhita ucaho gutya ngire ngo yatari urashaka abantu bose babimenye urashaka kaba narinje ngo munsobanurire amazina yanjye nitwa Kamali Kamali oya mureka manze